Gukorera Imana neza bitanga umugisha, bizana umugisha si kuri wowe wenyine ahubwo no kubazagukomokaho. Imana ishimwe cyane. Iyi Imana yumvishe gutabaza kwawe ikabona kusengesha umunwa n'imirimo, ijya yohereza marayika agahagarara hagati yawe n'ibikurwanya, akavuga ngo uyu muntu ndamuzi, sinshaka ko akorwa n'isoni, ahubwo ndamutabaye. Burya iyo ukize ukaba unakijijwe, imigisha yose ya hano mu isi ni iyawe. Haleluya, Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Pierre, ndi umukristo ubarizwa mu itorero rya Methodiste Libre Paruwasi ya Ruyenzi. Ndashima Imana rero, ndatekereza ko atari impanuka kuri jyewe ndetse no kuri wowe, ahubwo ni umugambi mwiza w'Imana mu byo yandindiye, mu byo yakurindiye, kwari kugira ngo uyu munsi kuri izi tariki uzumva icyo Imana ivugana nawe. Rero ntuze kubifata nk'ibisanzwe. Yesu nashimwe. Icya kabiri, tugiye kumva amagambo y'Imana twumvishe kera, si njyewe ugiye kuyavuga bwa mbere, hari n'abandi bazayavuga nyuma yanjye, ariko ndagira ngo uyu munsi wongere wumvire ijambo bundi bushya, utekereze wibaze ngo ni iki Imana ishaka kuvugana nanjye uyu munsi. Badusomeye amagambo y'Imana ari muri Yohana ibice 11, ntago ndi buyasubiremo, ariko reka dusome irindi jambo riri mu Baroma ibice 2 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 7. Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 tugeza 7. Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 kugeza 7 haravuga ngo, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Haleluya. Twumvisha inkuru z'umuryango wa Mariya, Marita na Lazaro. Yisomye kuri kiriya gice imirongo ibanza, ijambo riratubwira ngo aba bantu bari inshuti za Yesu. Nashatse kumenya neza ni iki cyatumye uyu muryango warabaye inshuti za Yesu. Abasobanuzi b'abahanga bavuga ko buri muntu wese uko bavugwa ari batatu yari afite ikintu cyatumye Kristo, cyatumye Yesu amukunda, ariko abifatikanyiriza hamwe akunda uriya muryango mu buryo Bibiliya ibatangaho ubuhamya. Abasobanuzi bavuga ko Lazaro uriya yari umuhinzi. Ibyo yahingaga akimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, aravuga ngo sinkwiriye kujya ndya umwero wabyo, ndahayeho Kristo n'abigishwa be. Hanyuma Marita, uko tubizi, we yakundaga kwibera mu gikoni agategura amafunguro. Bavuga ko kwa Mariya nyina wa Mariko ngo haberaga icyumba birirwaga basenga, ariko Marita akagira ishyaka ryo kuza gutegura amafunguro yo kwakira abo bantu. Ibyo bigatuma Yesu amukunda. Mariya bavuga ko atarakira Kristo yakoraga umwuga w'uburaya. Muri ubwo buraya yari yaragiye akusanya amavuta atandukanye
mu bihe bitandukanye, ariko bakavuga ko ayo mavuta yari ay'igiciro. Amaze kwakira Kristo ayasuka ku birenge, Yesu arebye icyo akoze aravuga ngo ibi bintu ukoze bizatuma uvugwa guhera uyu munsi igihe cyose mu iteraniro ry'abera. Ndagira ngo nkubwire ko ikintu cyose wakora ugikuye ku mutima cyanezeza Imana. Ijambo ry'uyu munsi ngira ngo tuganireho, ndagira ngo mbabwire ngo gukorera Imana neza bitanga umugisha, bizana umugisha, si kuri wowe wenyine ahubwo no kuba zagukomokaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugiye kureba mu matorero menshi usanga ushobora gukuramo ibyiciro bibiri by'uburyo abantu bumvishe ijambo ry'Imana cyangwa se bigishijwe. Hari abantu uzasanga barize ijambo ry'Imana, bakiga gusenga, bakiga gukora, ndetse bakiga no gutanga. Ariko hakaba n'ikindi cyiciro cya kabiri uzasanga cyarize ijambo ry'Imana bakaryiga nabi, kambyongereho, ariko bakiga gusenga. Muri uko gusenga kwabo kukarangwa no gusabiriza. Kukarangwa no gusabiriza, bakagarukira aho ngaho, ntibige gukora, ntibige no gutanga. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu wakunda cyangwa se ukunda, wakubaza impamvu mukunda, wavuga ikintu kimwe cyangwa se bibiri, ariko iyo mpamvu irahari. Ntabwo Imana ishobora kugukunda idafite icyo ishingiyeho. Haleluya. Kubera iki? Ijambo ryayo ryarambwiye ngo abanshakana umwete bazambona. Icya kabiri ngo nkunda abagize gute? Haleluya. Ibyo ari byo byose niba ukunda Imana nayo iragukunda. Aba bantu twabonye ko ari batatu, kubera gukundwa na Kristo, igihe cyarageze musaza wabo arapfa. Amaze gupfa baratekereza, baravuga ngo dukurikije ukuntu turi inshuti za Yesu, bagira kwizera nakunze, baravuga ngo ibyo ari byo byose yaza kuhaba, musaza wacu Lazaro ntabwo aba yarapfuye. Haleluya. Ibyo ari byo byose yaza kuhaba dukurikije uko tumuzi, ntabwo aba yarapfuye. Ariko iyo usesenguye neza ushobora kumva icyo Yesu yashakaga kwigisha aba bantu. Haleluya. Hari abantu bazi Imana mu buryo bumwe, ariko ndagira ngo mbabwire dukwiye kumenya Imana mu buryo bwose. Tugerageze gushaka uburyo tuyimenya. Ntuyimenye ari uko ufite akazi, ukwiye no kuyimenya nta ntako ufite. Yesu ashimwe. Ukavuga ngo ibyo ari byo byose Imana yantungishije umushahara, ifite n'ububasha bwo kuntungisha ibiganza byayo mu gihe nta mushahara ngifite. Ukwiye kumenya Imana bundi bushya, ntushime kuko ibintu byagenze neza, ahubwo ukavuga ngo uko bisa kose hariho Imana iri kumwe nanjye. Ndagira ngo mvuge yuko aba bantu nubwo basengaga mu buryo bwose. Reka mbisobanure muri aya magambo. Umuntu usengesha umunwa gusa, Imana imwumva mu gice kimwe. Imana imwumva mu ruhande rumwe, urundi ikamwihorera. Uzarebe umuntu ashobora kuba ari umukire muri karitsiye, yagira ibyago nijoro yatabaza, yavuze akaruru akavuga ngo nimuntabare nimuntabare. Abakene bamukikije bagatega amatwi bakavuga ngo aho ni kwa runaka. Kavuga ati ntago tujyayo, icyakora turakomerera aho turi.
komera 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 komera. Mbese uwo muntu baramutabaye? Ntago bamutabaye. Umuntu usengesha umunwa wonyine, ntasengeshe n'imirimo, ajya atabaza Imana, Imana ikamwumva ikamubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Cyo cyonyine kirahagije, humura ndi kumwe. Ariko reka nkubwire umuntu usengesha umunwa n'imirimo, ni wa wundi uzakomera, abaturanyi bakumva ijwi rye bakavuga ngo uwo muntu ni runaka ugize ibyaha, bakirukanka cyane bakaza aho ari bakamutabara. Ariko atandukanye na wa wundi bateze amatwi baravuga ngo komera komera, bari aho ngaho. Iyi Imana yumvishe gutabaza kwawe, ikabona kusengesha umunwa n'imirimo, ijya yohereza marayika agahagarara hagati yawe n'ibikurwanya, akavuga ngo uyu muntu ndamuzi, sinshaka ko akorwa n'isoni, ahubwo ndamutabaye. Haleluya! Akajya hagati yawe n'ibikurwanya akakurwanirira. Kubera iki? Azi imirimo yawe. Ndagira ngo mbabwire ko gukorera Imana neza bizana umugisha, atari uw'uyu munsi gusa, ndetse n'uw'ejo hazaza. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu nshaka kuvuga bigera kuri 4 bijya biryoha cyane. Haleluya! Icyambere ndagira ngo mbabwire ko ikintu kiryoha ni ugukizwa, ariko ukuzura n'umwuka wera. Abantu bakijijwe bakuzura umwuka wera, nta bintu biryoshye nk'ibyo bintu. Iyo baririmba igihe cyose baravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Kristo yinjiraga he. Iya bari anniversaire yadashobora kwibagirwa, kuko Kristo yinjiye muri we. Reka nkubwire yuko hari abantu benshi ushobora kubaza ngo wakijijwe ryari, bakakubwira ngo cyagiye nabatizwaga. Ntago abantu bose babatijwe bakijijwe. Ushaka kumubaza ngo wakiriye Kristo ryari, kakubwira ngo ku itariki 5 nibwo nakiriye Kristo, kuko ariho babakiriye hano mu itorero. Biratandukanye. Haleluya! Umuntu wakijijwe akuzura umwuka wera, ibyo bintu biraryoha. Icya kabiri, kugira urugo rwiza. Ninde wavuga ko bibiha? Ntawe. Icya gatatu, ndihuta, ni ukuba umukire ariko ukijijwe. Ukaba umukire ukijijwe. Icya kane, kuba umukene unyuzwe n'ukuri. Haleluya! Haleluya! Uyu mukene unyuzwe n'uko ari, igihe cyose aravuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwawe. Aravuga ngo naho nabura amatungo n'imirima n'ibiki byose, ariko nejejwe yuko Kristo ankunda. Gukena ariko ukanyurwa n'ukuri, n'ukuri bijya binezeza Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka mvuga kuri iki kintu cya gatatu ho gatoya, kuba umukire ariko ukaba umukire ukijijwe. Buriya hari ibintu uzakemuza amafaranga uri umukire, kuko burya iyo ukize ukaba unakijijwe, imigisha yose ya hano mu isi ni iyawe. Ni iyawe. Ibyo uzakemura uzabikemuza amafaranga, mu gihe wa mukene ukijijwe azabikemuza amasengesho. Uko bisa kose mwese, kuko Kristo abishimira, Imana izajya igenda ibagirira neza, ibintu bigende neza. Rero ndagira mvuge ko
ubutunzi bw'umukire udakijijwe ubundi wavuga ngo ni ikirango cy'abarusha amaboko. Yego, ubutunzi bw'umukire ariko udakijijwe ni ikirango cy'abarusha amaboko, ariko ubutunzi bw'umukire ukijijwe ni umugisha w'abarusha amaboko. Haleluya. Mu kwa 11 k'umwaka washize numvisha amashimwe y'umuhungu twasenganaga, bajyaga babika synthetizer iwanjye, hanyuma uwo mwana akajyaza gucuranga, akahagera saa 2 akanywa icyayi, saa 6 bagateka bakamugaburira, saa 8 agataha. Mu by'ukuri twebwe twari tuzi kwaza aje kwihugura kuri synthetizer, ariko ejo bundi mu kwezi kwa 11 twakiriye korari iwacu ari igihara, ashima Imana, aravuga ngo ndashima Imana ku bwa mwarimu wanyu. Najyaga ngiye kwiga gucuranga, ariko mu by'ukuri iwacu twaburaye. Ndamushimira cyane kuko batigeze banyima ku biryo namaraga kurya ngataha. Numvishe mpfuye aho nari nicaye ndarira. Ubabyaye gatatu. Ndagira ngo mbabwire yuko ni ukuri, nukiri ukijijwe, ubukire bwawe ni umugisha w'abagukikije bakennye. Kuwa gatanu nimugoroba nari ndi kumwe n'umukecuru umwe dusenga, aratubwira ngo nimureke kurangara, kubera ko nimurangara Satani araje abanyage, kandi nabanyaga nibyo byago byanjye, kuko ibyo mwajyaga mumpa ntimuzongera kubima. Kuwa gatanu nimugoroba saa 1, nimube maso musenge, nanjye ndabasengera, kuko nimbasengera nukuri kiro cy'umuceri mwampaga muzakomeza kukima, ariko nimurangara Satani akatunyaga, nanjye nzaba mbigendeyemo. Haleluya. Iyo ukorera Imana neza bitanga umugisha. Yesu ashimwe cyane. Dufite abakristo bamwe bajya bibaza iki kibazo, bakabaza ngo ariko kubera iki abapagani baturusha umugisha? Si ikindi, reka nkibabwire, uzasanga hari abapagani baturusha kwambika abakene, baturusha kugaburira abapfakazi. Iyo ameza cyari muri karitsiye arakuruta niba udatanga icya 10 n'amaturo. Ibi ntago mbivugira kugira ngo muture menshi, icyakora nimunayatura ni byiza, ariko ndabagira ngo mbagire inama yo gukiranuka. Haleluya. Ni ukuri umugisha, uwo muntu akurusha umugisha. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo abagwaneza nibo bazaragwa isi. Iyo migisha yose yo mu isi, niba yita ku bakene akita ku mfubyi n'abapfakazi, imigisha yose yo mu isi niye, nubwo utazamubona hano mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Yobu yigeze abwira Imana, arayibwira ngo Mana, mbwira niba hari ukurira, hari urusaku rw'abana wigeze wumva mu matwi yawe ntabagaburiye. Mbwira niba hari abapfakazi, hari abagore baje imbere yawe ibibero byabo biri ku gasozi ntabahaye imyambaro. Uzagenzura urebe ni ubona hari ahantu Imana yashinje Yobu icyaha, uzaza unyomoze. Haleluya. Haleluya. Ndifuza ko muri iri teraniro ugira ikintu ushobora gushingiraho ubwira Imana. Ndifuza ko muri iri teraniro ushobora kuvuga ngo Mana, nshingiye kuri iki nanjye ngirira neza. Ni ukuri Imana izagufasha kandi iguha umugisha. Imana yigeze ibwira
marayika iramubwira ngo genda ubwire Koroneliyo, mubwire ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe ugirira abera nabibonye. Haleluya. Gusenga kwawe ndetse n'ubuntu bwawe, kitavuze ibindi kavuga ku buntu. Umva, dufite abantu benshi, ntago ari bakeya, badashobora gukira kubera ko batakoze, bize gusenga, no bize ijambo ry'Imana baryumva nabi, ndetse baranasenga ariko bakagwizamo gusabiriza. Abo bantu ntibashobora kubona umugisha w'Imana. Ni abantu biyobagiza. Hari abantu babura imigisha kubera ko bakorera Imana nabi. Dufite abakristo bumva ibintu nabi, bakabitwara nabi, bakabikuramwo umuvuma wo kubikuramwo umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nukorera Imana neza, Imana izaguha umugisha. Iyo dusomye inkuru za Tabita, turabizi twese, Tabita yarapfuye, amaze gupfa Petero arasenga, Imana iramuzura. Dufite abantu bari mu itorero bameze nk'aba mu kibina, baba mu kibina, cyangombwa nuko bitabiriye ikibina cyangwa se umugoroba w'ababyeyi, bakaba bahageze bakubahiriza amabwiriza y'ikibina n'umugoroba w'ababyeyi, ibindi ntibibareba. Dufite abantu benshi batigeze bahindurwa ngo bahinduke base na Kristo, bakibeshya ko bakorera Imana. Ndimo nsenga ntegurira ijambo, nibajije ikibazo gikomeye. Tujya twakira abakristo tukabandika mu gitabo cy'itorero, ariko ntitujya twibuka kubaza Kristo niba yarabanditse mu gitabo cye. Mbese barimo? Haleluya. Koko barimo cyangwa bari hano gusa ariko wowe ntabwo bazi? Ndagira ngo nkwinginge uhindure uburyo bwo gukorera Imana. Haleluya. Uhindure uburyo bwo gukorera Imana, urebe neza niba Imana ishobora kugira icyo ishingiraho igukunda. Urebe neza niba Imana ishobora gufata umwanzuro wo kugaruka iwawe, ikagaruka mu byawe kubera ko yibutse ko hari icyo wayikoreye. Yesu ashimwe cyane. Nusanga ntacyo washingiraho, ndifuza ko wahaguruka tugasenga. Ntacyo bitwaye kuba uyu mwanya wavuga ngo Mana, ndifuza kugukorera gukwiriye kandi ngakora ibihesha izina ryawe icyubahiro, ngakora n'ibitanga umugisha kuri jewe haba uyu munsi n'ejo hazaza. Haleluya. Uramutse uhari wahaguruka tugafatikanya gusenga. Ndatekereza ko ari icyo ngicyo Imana yansigarije, nawe biragusigaza, ndetse iduha umugisha wo guterana uyu munsi kugira ngo tubashe kumva aya magambo. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Ndifuza ko duhaguruka tugasenga. Waba utsinzwe n'ijambo, nge ntabwo nzi mu mutima wawe uko hameze, ariko ndizera ndashidikanya ko hari icyo Kristo yatunze urutoki mu mutima wawe akagira icyo akwibutsa. Ndifuza kuvuga ngo Mana, aya masaha ngirira neza, ngire kugukorera gukwiriye.